Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza kandi twizera ko Imana ikibarinza aho muri hose, natwe Imana iraturinze. Rero tugiye kubereka uburyo mwadusabye igihe kirekire video y'isombe. Tugiye kubereka uburyo watekamo isombe. Biradufata amasaha atari make, ariko turagerageza. Ibirungo turashyiramo bisekuranye n'isombe, tungurusumu, pavro, poiro, ngenda bisekuranya kugira ngo bakabisya hamwe n'isombe kugira ngo bize koroha. Ariko ubaye uyifite nk'iwawe ushaka kubishyiramo, wabifata ukabishyiramo nta kibazo. Turaza no gukoresha akandi karungo kitwa onjanagu, nako ndakabereka tugiye kugashyiramo. Turakenera amazi, dukenere inyama. Ngenda nkoreshamo inyama z'umutwe w'inka, nizo mba numva ziryoshye isombe kurenza. Nawe ubaye wagerageza wazigerageza ukumva. Rero tugiye gutangira video yacu. Turakoresha, kubera ko mfite amazi ashyushye, ngiye guhita nshyiramo isombe mbereke. Biba byiza iyo ushyizemo isombe mu mazi ashyushye. Reka dutangire mbereke uko nyitegura. Hari abantu benshi muteka isombe mukayiteka, wamara gushyiramo gutya ugahita upfundikira. Noneho iyo ihiye izana kuka k'icyatsi, nyine icyatsi kikagumamo. Icyaba cyiza ni uko uyireka gutya ntuhite uyipfundikira. Itarata iki cyatsi urayireka ntuyipfundikire, ukaza kuyipfundikira yamaze guhindura ibara, bitari iki cyatsi gutya kimeze gutya kibisi, atari icyatsi kibisi. Nimara guta iki cyatsi nibwo turayipfundikira. Ngiye kuyireka gutya ipfunduye kugeza igihe irabirira igata kino cyatsi kibisi, ikazana ibara ryaho nkaho ihiye, aba ari bwo nyipfundikira. Tugiye gushyiramo inyama. Murabona ko yataye cya cyatsi kibisi nababwiraga. Tugiye guhita ushyiramo inyama ariko yataye icyatsi kibisi. Hari abashyiranamo rimwe n'inyama kandi ntabwo ari byo. Urareka igata icyatsi kibisi, noneho ukabona gushyiramo inyama, kuko iyo utabanjije wategereza ngo ute kino cyatsi kibisi, hari igihe inyama nazo zishya zigifitemo ka kaoderi, isombe yawe ugahorana ka kaoderi k'icyatsi kibisi, ku buryo abantu bashobora kugira ngo ntabwo yahiye kandi yahiye. Biba byiza rero kureka ikabanza yata iki cyatsi kibisi, ukabona gutangira gushyiramo ibyo ushyiramo. Dushyizemo inyama. Ngiye nakoresheje inyama z'umutwe w'inka nk'uko nabibabwiye. Nongereyemo amazi. Nongeremo amazi, ugenda ucunga yakamamo ukongeramo amazi. Murabona ko isa neza ariko ntabwo iragera gushya, kuko nja sindayishyiramo ubunyobwa, sindabushyiramo, ariko tugiye gushyiramo umunyu. Kumva niba urimo uhagije. Nyuma ngiye kongeramo andi mazi, ubundi mpfundikire. Mu kanya turagaruka turi gushyiramo onjanagu. Reka dushyiremo n'amavuta. Iyo umaze kuyashyiramo ihita ihumura cyane. Uyashyiramo hashize inyama zimaze kubira nka kabiri, ubwo zimazemo nk'iminota 10 cyangwa 15, nibwo ushyiramo amavuta. Isombe yawe rero ihita itangira guhumura iyo umaze gushyiramo amavuta. Tugiye gushyiramo onja, dore ngiyi nababwiraga ni aka ngaka. Ndashyiriramo rimwe n'aka ngaka. Wajya muri butike ukavuga ndashaka onjanagu. Iyi ngiyi niyo bita gu, iriya ni onje. Ni ibirungo byo mu isombe. Umva, isombe ntabwo bayiteka birukanka, bisaba kuyiha umwanya, ukayiha umwanya wawe. Kuko isombe ngewe nyiteka amasaha 5 yuzuye, kuko mba nshaka kuyiha umwanya igashya neza. Niba ari inyama zigashya neza, isombe igashya neza, nkayiha umwanya wanjye ku buryo n'uyiriye avuga ko rwose ari isombe itetse neza.
ubwo turagaruka tugiye gushyiramo ubunyobwa. Reka twongere dupfundikire. Ugenda ushyiramo hejuru, kuko uhise ushyiramo ubuvangira bwahita bushirira nyine butari bwashya. Ubishyira hejuru, noneho isombe ikabirirwa, ukaza kugenda wumanukamo hasi gake gake, ariko turaba tugaragura, muraza kubibona. Urabona ko isombe yacu irahiye, na bwa bunyobwa burahiye. Ugaraguramo nk'iminota 5 n'icumi, hagati y'5 n'icumi buba bumaze gushya, bwamaze kumera neza. Noneho tugiye kwarura tubumvire ko imeze neza. Tungurusumu, poiro, seleri byose n'amaonyo byose nabisheshereje hamwe n'isombe, niyo mpamvu mutabonye mbishyiramo. Mwakoze kubana natwe rero kuri iyi video itari yoroshye, yatwaye igihe kinini, yantwaye amasaha 5 n'igice kugira ngo ibihiye. Hari n'abayiteka isaha pe isombe, hari n'uyiteka iminota 30, ariko ngiye nyiha umwanya kugira ngo nze kubona resulta nziza kandi ibiryo byanjye bize kuba biryoshye, imeze neza. Murabona iyi ni inyama yo ku mutwe, ariko ku ruhande rusa nkaho ari mu kanwa, ururimi murabibona. Ngiye nizo nshyiramo kugira ngo isombe nibwo mba numva iryoheye cyane. Isombe iraryoshye cyane cyane. Hari umuntu ushobora kubyumva se kubera icyo wenda mvuga ngo biraryoshye, mba nabyumvise ko biryoshye. Kandi niba ushaka kumpinyuza ujye ubiteka, nibiba bibishye nubiteka uko nakweretse bikabiha, uzajya uza kumbwira ngo waratubeshye. Naho kumbwira ngo wenda ndakubeshye cyangwa iki utari wabireba nagaribyo, ariko bimeze neza, biraryoshye. Aka gasombe kararyoshye cyane. Umva birarenze, nabyumvise kandi murabizi ko ntakunda kumva ibiryo natetse, ariko biba biryoshye cyane. Rero mwakoze kubana natwe, tunasuhuza abakunzi bacu bari hirya no hino ku migabane itandukanye. Yvette ndagusuhuje, uri umukunzi wacu w'akadasohoka, turagusuhuje aho uri, mwumva uguwe neza. Deborah turagusuhuje, dusuje Liliane uri muri Canada, ni inshuti yanjye. Turasuhuza na Didasi na Vincent, ndabasuje cyane. Imana ikomeze ibarinde, n'abandi bose badukurikirana. Wowe utarakanda subscribe, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tugezaho ibiganiro tukibishyiraho uhita ubibona. Noneho ukande kuri iyo nzogera, ukande no kuri like, usharinge video zacu, uduhe ibitekerezo, byose biradufasha kandi bikatwubaka. Ndasuhuza n'ababyeyi banjye mbatuye aka video, ndasuhuza n'abandi bose mwese cyane cyane abanyarwanda bari hanze, abari mwese ndabasuhuje. Mwumve ko mbasuhuje. Imana ikomeze ibarinde. Bye.